wishingikirije ijambo ry'Imana ntacyo byari kugufasha aho wahungiye ni mu buhungiro budafatika, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana niyo buhungiro bwacu izo mbaraga zawe. Biri ijambo ry'Imana riravuga ngo guhungira ku Uwiteka ngo bigira umumaro mwinshi ngo kuruta guhungira ku bakomeye. Haleluya. Guhungira ku Uwiteka bifite umumaro mwinshi kuruta guhungira ku bakomeye. Reka tujye mu ijambo ry'Imana kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete, hanyuma Imana igende gufasha. Turaza gusoma ijambo ry'Imana n'ubundi nijyari, ntabwo tujya inyuma y'ijambo ryacu ry'icyumweru cy'amasengesho y'iminsi 7. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Reka duhere muri Zaburi ya 46 ku murongo wa 2. Imana yatugiriye umugisha uyu munsi. Iri jambo by'ukuri twarisangiye n'abantu benshi kuri Radio Sarusi batwumvaga, n'ubundi iki cyumweru Imana yateye iteka kugira ngo dukomeze dusome ayo magambo. Zaburi ya 46 umurongo wa 2 haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no guhindurizwa kwayo. Sera. Haleluya. Iryo ryo jambo rirangiza kino gice. Reka tuvuge aya magambo. Umutwe w'amagambo nk'uko twabivuze icyumweru gishize ni ijambo rivuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Haleluya. Uriya mwanditsi wo mu gitabo cy'Abefeso yavuze neza cyane, aravuga ngo abo turwana nabo ntabwo ari abambaye inyama n'amaraso n'umubiri nk'umuntu, ngo ahubwo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Haleluya. Iyo myuka mibi rero kugira ngo tuyineshe, kugira ngo tuyitsinde, ntabwo tuyitsindisha amagambo, ntabwo tuyitsindisha intwaro, ntabwo tuyitsindisha ubwinshi, ntabwo tuyitsindisha amafaranga, ntabwo tuyitsindisha ubushobozi ubwo ari bwo bwose ushobora kubara abantu bafite muri iyi si. Ahubwo icyo dukora tuyitsindisha ijambo ry'Imana, tuyitsindisha gusenga, tukayitsindisha amagambo yanditse muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ari mu butayu, nabwo yari mu masengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40. Satani aramugerageza, ntiyatinya ko ari mu masengesho y'iminsi 40, kandi yari umwana w'Imana. Mu kumugerageza kwa Satani amuturuka aho yabonaga hanze akomeye, aho ngaho nta handi ni mu gusonza, kuko yari amaze igihe atarya, ashonje, afite inzara nyinshi. Satani aramugerageza, aramubwira ngo niba koko uri umwana w'Imana, hindura aya mabuye ahinduke umutsima urye kubera ushonje. Haleluya. Satani iyo atugerageza atugerageresha mu bihe turimo. Iyo mu bihe byo gusenga akugerageresha ibintu bikomeye kugira ngo kwa gusenga kwawe guhagarare cyangwa se gucika intege kugabanuke. Iyo ufite ibindi bibazo bitandukanye by'ubukene, Satani akugerageza muri ibyo bibazo nyine by'ubukene, kubera ko aba arimo kureba akavuga ngo aha niho ndibuze kumufatira kubera ko nibyo biharimo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire mwene data muri kino gitondo, imbaraga z'Imana zikuriho ni imbaraga zikomeye zinesha imbaraga za Satani. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni imbaraga zibasha kumira izindi imbaraga, ni imbaraga zifite imbaraga zo kumira izindi imbaraga. Izo nizo mbaraga Dawudi yari afite mu gihe yari kwa Sawuli. Sawuli ari umwami atanezerwa, yarishwe n'umubabaro, yareba ibintu byose kandi ariwe mwami uyoboye igihugu, akumva bitamunezeye. Umwana mutoya Dawidi we hariya mu ntama
umunyero w'intama, ariko uw'Imana yimikishije amavuta. Haleluya. Ngo yaririmba gusa gatoya, yaturanga gusa gatoya, bya bibazo Sawuli yari afite ngo bitarangira kubera indirimbo n'injyana zavuye kuri Dawudi. Reka kubwire mwene data, muri kino gitondo ijambo ry'Imana hari imbaraga zibiri zindi mbaraga, kandi izo mbaraga ntabwo uzabasha kuzambikwa utari mu masengesho. Nicyo bituma twashyize haya amasengesho y'iminsi 7. Haleluya, haleluya. Yesu ngabira Satani aramubwira ngo miranditswe ngo umwana w'umuntu ntabwo azabeshwaho n'umutima gusa, mugeretse ijambo ry'Imana. Haleluya. Hari ibyo tugaburira imibiri, ariko hari ibyo tugaburira imitima. Ibyo tugaburira imitima ni ijambo ry'Imana. Umubiri urarya ibiryo, urarya ibyo tumwa, ariko ijambo ry'Imana, ubugingo bwacu ntabwo burya ibiryo, nta nubwo bumwe ibyo tumwa, ahubwo ari byo tugomba kugaburira iyo mitima. Hari ibigaburira ubugingo, hari ibyo ubugingo bwacu bukeneye kugira ngo nabwo bubashe kubaho. Yesu aramubwira ngo biranditsweho. Ushobora kuba uri mu bigaragazo bitandukanye, ariko imbere yawe hari ijambo ry'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana yuzuye ukuri kw'ijambo ry'Imana uzanesheje Satani, kubera ko wamubwiye ngo muri Bibiliya ijambo ryayo byanditse ngo. Ntabwo uzanesha Satani kubera ko watanze haleluya nyinshi cyane, ariko uzifashisha ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya yawe ufite nanjye mfite. Ubwire Satani ngo Satani, iryo terabwoba ryawe nariharutse, nta n'icyo wantwara, kubera ko ijambo ry'Imana ryuzuye ukuri kwayo. Biranditse ngo umwana w'umuntu ntabwo atungwa n'umutima gusa, ahubwo abeshwaho n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ushobora kuba warageragejwe nawe muri iyi minsi 7, umunsi umwe gusa ibitekerezo byawe bikakubwira ngo ariko wariye, abantu bakakubwira ngo ariko wariye. Njyewe reka mbabwire, kino cyumweru niba hari umuntu wageragejwe n'ingewe, nawe abantu bageze kuri 3 bambwira ngo ngwino ujye kukugurira ibiryo, ndatanze amafaranga yawe, ndababwira ntabwo ndi kurya iki cyumweru kumaho. Nawe bishobora kuba byaragenze gutya, ariko reka kubwire mwene data, Satani akugerageza muri bya bihe urimo. Ndagira ngo kubwire ibyo bihe urimo kunyuramo ntabwo ari ibizaguhitana, nta nubwo ari ibizakwica, ntabwo ari ibizagiza ubugingo bwawe, ahubwo ni ibihe bije kugira ngo bikwigishe, bigire aho bigukura n'aho byakugeza. Aho niho uzambikirwa imbaraga z'Imana, aho niho Imana izagaragaza kubaho kwayo, ikagaragaza ubushake bwayo, kubera ko wagize kwihangana kandi ukifashisha ijambo ry'Imana rivuga ngo biranditswe. Yubwira Satani ni ijambo ry'Imana, wibwire ngo Satani, ijambo ry'Imana riranditswe ngo. Haleluya. Satani atinya ijambo ry'Imana kuruta amagambo yandi yose tuvuga. Imana iduhe umugisha. Twasomye ijambo, Bibiliya yatubwiye ngo Imana niyo buhungiro bwacu, niyo mbaraga zacu, ni umufasha utazubura kuboneka mu byago no mu makuba. Ushobora kuba warabuze ubuhungira, wabibwiye abavandimwe bawe ntibagufasha, wabibwiye ababyeyi bawe niba bafite ntibagufasha, wabibwiye inshuti n'imiryango ntizagira icyo zikora, wabibwiye abafite amafaranga ntacyo bakumariye, warebye ubuhungiro urahabura. Hari abiyahuza ibiyobyabwenge bakavuga ati ahari wenda umutwe uragira ibindi bitekerezo kugira ngo wibagirwe gutekereza ibyo bibazo wari ufite. Hari icyo wakoze mu bushobozi bwawe wari ufite, ariko ibyo waba warakoze utabikoze wishingikirije ijambo ry'Imana ntacyo byari kugufasha. Aho wahungiye ni mu buhungiro budafatika, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana niyo buhungiro bwacu, izo mbaraga zacu. Biri ijambo ry'Imana riravuga ngo guhungira ku Uwiteka ngo bigira umumaro mwinshi ngo kuruta guhungira ku bakomeye. Haleluya. Guhungira ku Uwiteka bifite umumaro mwinshi kuruta guhungira ku bakomeye. Ushobora kuba warahungiye kuri abo bakomeye ntibagira icyo bakumariye. Ushobora kuba warahungiye ku bafite amafaranga menshi ntibagira icyo bagufasha. Ushobora kuba waragiye ugahungira kuri pasiteri nawe ugasanga nawe ari mu maganya kubera ko nawe afite ibindi bigeragezo. Ushobora kuba warahungiye ku mukuru w'umuryango ugasanga nawe afite ibindi bigeragezo. Wahungiye kuri perezida wa korali usanga nawe ari mu bigeragezo birenze ibyawe. Wakubwira usanga niwe uri mu bigeragezo birenze ibyawe. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro mwinshi kuruta guhungira ku bakomeye. Imana yacu rero ni ubwo buhungiro bwacu, kandi ngo nizo mbaraga zacu. Haleluya. Iyo uvuze izina rya Yesu wari wacitse intege ukavuga izina rya Yesu, haleluya.
muri jewe. Haleluya. Numva wambitswe izindi mbaraga. Imana nizo mbaraga zacu, kandi ngo numufashe utabura kuboneka mu cyago no mu makuba. Ntabwo urahamagara Yesu ukakubwira ngo nimero kompoze, ntabwo bishoboka. Ntabwo wahamagara mu ijuru Imana ivuge ngo ndi busy sindi bukore. Umuntu uramuhamagara akakubwira ngo ndi kure. Imana yacu ntabwo irajya kure igihe tuyisaye. Haleluya. Imana yacu ntabwo irajya kure iyo tuyisenga. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo urangurure ngo maze utangarize abantu, ngo ubwire n'abandi bafite intimba mu mitima yabo ngo dufite Imana itabara abayo, ngo iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Rangurura utangariza abantu, ngo ubwire n'abandi bababaye bafite intimba mu mitima, ubabwire ngo dufite Imana itabara abayo, ngo iyo tuyisenze iratwumva. Haleluya. Hari ababonye ukuboko kw'Imana muri kino cyumweru. Nagira ngo mbabwire imbaraga z'Imana zihoraho. Wowe wabonye ibitangaza mu cyumweru cyashize, n'ubu ngubu Imana iracyakora ibitangaza. Na kino cyumweru Imana izagukorera ibitangaza, no mu kwezi gutaha Imana izagukorera ibitangaza, umwaka utaha tugiye kwinjiramo Imana izagukorera ibitangaza. Gukora kw'Imana ntabwo Imana ikora ngo igire igihe iruhuka, irakora igihe cyose. Haleluya. Numufashe utabura kuboneka mu byago no mu makuba, muri cyo bituma tutazatinya. Imana idashobora kukubwira ngo nanjye nagize impamvu, ntabwo ishobora kukubwira ngo nanjye nagize ingorane, kubera ko ari umufasha utazubura kuboneka mu byago no mu makuba. Haleluya. Muri cyo bituma tutazatinya ngo nubwo isi yahinduka, ahangaha mukandagira ni ku butaka hagahindukira, nubwo byagenda gutyo Imana n'ubuhungiro bwacu kandi n'imbaraga zacu. Ngo nubwo imisozi yakurwa hayo, ugafata imisozi ikirimuka aho yari ikahava ikajya ahandi, inyanja, ibiyaga n'ibindi byose nabyo bikirimuka bikajya ahandi. Aho wari uzi hari inyanja hagakama, ya nyanja ikirimuka ugasanga yimukiye ahandi. Aho wari uzi umugezi ugakama ugasanga hameze ibyatsi, haragendwa ni mu nzira nyabagendwa, wa mugezi ugasanga wimukiye ahandi. Ngo nubwo byagenda gutyo, nubwo byaba bimeze gutyo, ngo Imana ni ngo niyo buhungiro bwacu kandi muri izo mbaraga zacu. Haleluya. Ngo numufasha utazubura kuboneka mu byago no mu makuba. Muri cyo bituma tutazatinya. Ntabwo tuzatinya kubera ko umufasha wacu, umutabazi wacu, haleluya, ni Yesu Kristo wenyine wanesheje Igorogota ku musaraba. N'uyu munsi arimo arakubwira ngo aracari wawe undi wanesheje. Ntabwo arigera atsindwa n'umunsi n'umwe. Imana iduha umugisha mwinshi cyane. Twongeye kugendera ku cyanditswe kiri muri Yobu. Murababarira ndimo nihuta kubera gahunda nyinshi. Yobu igice cya 42 umurongo wawo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Muri cya bindi byakubujije gusinzira, Imana irabishobora. Haleluya. Muri bya bindi byatumye umuryango wawe udatera imbere, Imana irabishoboye. Muri hahandi wageze ukabona biranze, ukabona ntaho wagenda, wagira wareba iburyo ukabona n'ibikunda, wareba imbere ukabona n'inyanja, hirya no hino ni imisozi, inyuma ni ibitero, ibyo byose nibyo biguteye, nibyo bigukurikiye, wareba ku bwawe ukabona ntabwo ushobora kugira icyo wakora ku bw'imbaraga zawe z'umubiri. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya umugambi w'Uwiteka ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Satani aza ducira kobo, Imana nayo ikaducira kanzu. Abantu bagacura imigambi mibi ku buzima bwawe, bakagucukuriraho utabasha kurenga, bakavuga ngo nibubyuka mu gitondo aho wagucukuriye ntugaharenge. Kubw'imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, bakabona wahatambutse kandi ntacyo wabaye, bakabona urakomeje ukagenda ukagera kure. Bwacya bagacura iyindi migambi, bakabona nayo urayitambu, bwacya bagacura iyindi nayo ukayitambu, umwaka ukarangira bayicura ugatambu, umwaka wa kabiri ugashira bayicura nabwo ugatambu. Kubera iki? Haleluya.
ariko ndakubwira ngo nubwo bikugeraho humura, birashaka kugira ngo ibikuremere amashimwe mu buzima bwawe. Ibyo bigeragezo ntabwo ari ibyo kwica. Yesu niko yabwiye Mariya na Marita mu gihe bamutakiraga ati musaza wacu Lazaro yarwaye, ko ari inshuti yawe waje ukamukiza. Yesu arabihorera. Lazaro ararwara, agera n'igihe cyo gupfa, arapfa, baramushyingura. Ku munsi wa kane ari mu mva, Yesu araza, aturuka hariya araza. Abantu n'abafarisayo ngo baramureba, baravuga ati dore wawe udaraye. Nitwo babwiye ko nta kigenda cyiwe. Iyo ajya kuza akara ubuzima bw'umuntu bugihari, none arishe umuntu yarapfuye yarahawe, ubuzima bwe bwararangiye. Haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo tuzapfa tuzarama. Impamvu tuzarama ni iki? Ngo ni ukugira ngo tuzatekerereza abantu, tuzabwira abantu imirimo y'Uwiteka Imana igenda ikora. Hari igihe tuzabivuga, ariko n'ubu turabivuga. Hari igihe tuzabwira abantu, twicare tubitindemo, tubwire abantu, tubabwire ngo dore imirimo y'Imana, dore imirimo y'Uwiteka yadukoreye, dore amasura twari dufite, dore uko twari tumeze, yo twari twaracitse intege. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo nta nubwo twari twaragiriwe impuhwe, ngo ntawe baranadushayiriye, nta n'umwe ngo wari waratugiriye imbabazi. Ariko ngo Yesu aravuga ngo nagukuye mu ivata, arakubwira ngo baho. Nanjye ndakubwira ngo baho mu izina rya Kristo Yesu, kubera ko Imana yacu ifiteho umugambi mwiza. Imana iduha umugisha. Nzi yuko ushobora byose, ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Isezerano ry'Imana rirarwanwa igihe cyose rigira intambara. Nubwo isezerano ryawe rishitse nta ntambara yabaye, uzavuga ko ritari mu mugambi w'Imana. Ariko ikintu cyose kiri mu mugambi w'Imana kirarwanwa, kigira intambara. Ikibazo kino ni iki? Ni uburyo duhagarara muri za ntambara zishaka kugira ngo zitugeze mu masezerano yacu. Uburyo wabihagazemo neza. Haleluya. Uburyo wabyitwayemo neza, uburyo wabigenzemo neza. Imana yaragusezeranije, Imana hari amasezerano yaguhaye. Satani nawe arahagurutse kugira ngo arwanye izo sezerano, ariko ndagira ngo kubwire, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo amasezerano yose uko Imana iziyatanga ngo azakomezwa n'amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Umugozi w'isezerano ryawe ni amaraso ya Yesu Kristo. Sima yo gufatisha isezerano ryawe ngo ribe rikomeye ni amaraso ya Yesu Kristo yamenye hariya Golgotha ku musaraba. Ni nayo mpamvu no mu mwanya tugiye kwagera twibuka urupfu rwa Kristo Yesu. Haleluya. Umugambi wawe ni mwiza. Reka gusubiza inyuma gatoya. Buri muntu wese uri aha ngaha n'abatari aha ngaha, ntawe utarigeze ashinja korona. Ikintu kimwe gusa, ikiza kimwe gusa, buri wese yaragendaga akavuga ati ese biri buze kugenda gute kugeza ejo? Ese icyumweru gitaha nzaba ameze nte? Haleluya. Ushobora kuba waranayirwaye, ariko warayikize mu izina rya Kristo Yesu, kubera ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe nuko iyo korona warwaye itari kukwica. Kubwo umugambi wa Satani yari kukujyana, kubwo umugambi w'abazimu n'abadayimoni yari kukujyana, kubwo umugambi w'icyiza wari kugenda, ariko kubwo umugambi w'Imana kwari kugira ngo uzabwire abantu ko wayikize. Haleluya. Kubwo umugambi w'Imana kwari kugira ngo uzabwire abantu ko wayikize. Nzi yuko ushobora byose kandi ntakubasha kurogoya umugambi wawe. Haleluya. Zaburi ya 27 umurongo waho wa 13 Bibiliya iravuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka. Mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka. Wa munsi wari hariya muri koma, uwo warapfuye iyo utizera kugira neza k'Uwiteka. Imana yakigira neza, wayizamuye icyo cyubahiro. Hahandi wageze ukagaruka ni ku bushake bw'Imana. Imbaraga z'abantu byari byananiranye, imbaraga z'abakomeye byari byananiranye, imbaraga z'abaganga byari byananiranye, imiti yose ishoboka bari bayikoze. Mba nararabye iyo ntareza kureba kugira neza k'Uwiteka. Uwo warapfuye iyo utaza kureba kugira neza k'Uwiteka. Imana yacu igira neza, niyo mpamvu turiho.
tukivuga, niyo mpamvu tukigenda, niyo mpamvu tugikora, niyo mpamvu ukigira ukibona ibyo urya, niyo mpamvu Imana ikubifiteho umugambi wawe. Tuba twararabye iyo tutareba kugira neza ku Uwiteka. Ibyo byari mu mugambi wa Satani, ariko Imana yacu kubera gukora ubutuzi w'imbabazi, iryo jambo twararibwirije icyumweru mu byumweru bingahe bishize. Imana yacu gukora ubutuzi w'imbabazi iremera ituzurana na Kristo Yesu. Bijya muri Bibiliya ngo itwicazanya nawe. Haleluya. Araburirimba aravuga ngo njyewe Yesu yankunze, ngo njyewe Yesu yangiriye neza, ngo nimba mwumva ndata uwo mwana ngo nuko yangiriye neza. Ngo maze nawe nibakubaza ngo kubera kuririmba uzababwire ngo nuko Yesu yangiriye neza. Abandi ngo bakakubaza ngo ni kubera kugira amahoro, uzajya ubabwira ngo nuko Yesu yangiriye neza. Kandi impamvu bakubaza nuko bakubona uri mu bibazo ariko bakakubona ugira amahoro, nuko bakubona uri umunyengorane ariko bakakubona uri mu mahoro, nuko bakubona uri umukene ariko bakakubona n'amahoro, nuko bakubona n'indwara ariko bakakubona n'amahoro. Jya ubabwira ngo nuko Yesu yangiriye neza. Umwana utarandika aravuga ngo Yesu atagipfuye ngo nanjye ntabwo nzapfa, ngo ahubwo njyewe na Yesu turumwe. Iyo turi muri Yesu turomotana na Yesu neza, tukaba umwe na Yesu. Kandi iyo turi umwe na Yesu Satani ntabwo yatera, uri umwe na Yesu, uba uri kumwe na Yesu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo si jewe uriho, ngo ahubwo ni Yesu Kristo uri muri jewe. Mu Giswahili aravuga ngo siyo mimi ninayoishi, ntabwo ari jewe uriho, bali Kristo ndani yangu, ahubwo ni Kristo uri muri jewe. Niyo mpamvu uririmba ukaririmba uri mu gahinda, ariko Imana ikavuga ngo numvise indirimbo, numvise ijwi, hari uwaririmbye kandi haririmbye benshi, ariko kubera ko waririmbye biri ku mutima, Imana ikavuga ngo numvise kuririmba, hari uwaririmbye nubwo baririmba ariko hari uwaririmbye bikambara ku mutima. Haleluya. Nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Mbanarabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka. Iyo ni Zaburi ya 27 ku murongo waho wa 13. Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 8 uje kuri B. Timoteyo wa kabiri igice cya mbere ku murongo waho wa 8 ariko umanuke hepfo cyane kuri B, avuga gutyo: yadukijije ikaduhamagara guhamagarwa kwera, itabitewe n'imirimo yacu myiza, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwabo. Ngo yadukijije kandi bikaduhamagara guhamagarwa kwayo kwera. Iyo ni Imana yadukijije kandi yaduhamagara, kandi ikaguhamagara uri uwera, ikaguhamagara guhamagarwa kwayo kwera. Ngo itabitewe n'imirimo myiza wakoraga, itabitewe n'uko ukiranuka, itabitewe n'uko ukijijwe cyane, itabitewe n'uko uri umukiranutsi cyane, ngo ahubwo bitewe n'uko yabigambiriye kuva kera. Urumva ko umugambi w'Imana mwiza igihe cyose ku buzima bwacu. Ntabwo umugambi w'Imana iwugira ako kanya, ahubwo Imana yabigambiriye kuva kera. Imana yari izi kuzambera ukomeza. Imana izi n'ubundi buryo izaguhindura, n'ubundi buryo uzaba umeze ejo n'ejo bundi. Imana irabizi kubera kuko yabigambiriye kuva kera, biri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Mujya muririmba mukavuga ngo turi ku mugambi wawe. Ngo ntabwo tuzabaho, ntabwo turiho ku mugambi w'abantu, ngo ahubwo turiho ku mugambi w'Imana. Ngo ntabwo yabitewe n'imirimo myiza dukora, ngo ahubwo yabitewe ngo nuko yabigambiriye kuva kera. Noneho rero wowe ukibwira impamvu umeze gutya, ukagira ngo ni amafaranga yawe yatumye umera gutya, ukagira ngo ni akazi ukora katumye umera gutya. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo ni ibyo Imana yashyizeho kugira ngo byuzuze umugambi wayo ku buzima bwawe. Niyo bitari kuba gutyo byari kugenda ukundi, kuko Imana irabivuga. Bibiliya ivuga ngo Imana niyo ifite umutozo wo kuvuruga ibihe, ishobora kuvuruga ibihe uburyo ibishaka kugira ngo ibashe kukugeza ku mugambi wawe. Haleluya. Haleluya.
utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Iyo warushe araza akagufata ukuboko akaguhagurutsa akakubwira ngo komeza urugendo mwana wanjye ndacyagufiteho umugambi wanjye. Yasanga waryamye umeze nka kwa kundi kwa Eliya yararyamye munsi ya kiriya giti cy'uwete ubwo yari amaze kubeshya ngo niwe muhanuzi wenyine usigaye kubera ko yari amaze guhunga Ezebeli. Arimo arabeshya ngo niwe muhanuzi wenyine, niyo mpamvu ngo yagiye ngo nawe barimo baramugenza ngo bamwice. Baramubwira ati Eliya we ntabwo ari uko bimeze, wikwiyahura munsi y'icyo giti, haguruka ubyuke uringa agacuma k'amazi munsi yawe ukomeze urugendo ngo haracyari ibihumbi birindwi bitarapfukamira abayani kandi nabo barahagaze bacarimo base. Reka kubwira wikwiyahura kubera ko Imana igufiteho umugambi mwiza. Haleluya. Kubwa Eliya we yumvaga byarangiye, yarazi ko Imana yarazi ko agomba gupfira munsi y'icyo giti. Haleluya. Ariko Imana iramubwira ngo urugendo rwawe ruracyakomeje. Nawe ndagira ngo nkubwire ibyo bakubwiye n'iby'abantu, ariko Imana irakubwiye ngo haguruka ugende kuko niyo mwungeri wawe, niyo mutabazi wawe, niyo mufasha utabura kuboneka mu byago n'amakuba. Ntabwo azakubwira ngo nimero kompoze, ntabwo azakubwira ngo nabuze umwanya, ntabwo azakubwira ngo ndi busy, ahubwo azakwitaba azavuga ngo karame mwana wanjye ndakumva. Niko ushaka kugira ngo nkubwire. Reka nsoreze aha ngaha. Haleluya. Iyo dusomye kiriya cyanditswe cyo muri Zaburi ya 23 ku murongo wa mbere, iriya jambo ritubwira ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, maze bakanjyana iruhande rw'amazi adasuma, ngo agasubiza intege mu bugingo bwanjye, ngo akayobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo sinzategeka ibi byose kuko ndi kumwe nawe. Wishimo yawe n'inkoni yawe ngo nibyo biza bimpumuriza, ngo maze ugatunganyiriza ameza yanjye imbere y'abanzi banjye, ukansiga amavuta ku mutwe, ngo maze igikombe cyanjye kigasesekara. Ngo ndi kurangiza aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi, ngo nibyo binyobora iteka ryose, ngo maze nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka ngo iteka ryose. Nubwo wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ukuboko kw'Imana kuzagenda kugukura muri icyo gikombe, kuko byose kukubwira ngo uracyafite kubaho mu izina ryanjye. Haleluya. Nubwo wagira mu gacikane kameze gute, Imana ifite imbaraga zo kugusayura ikagukura muri iryo sayo gahinda gasaze kuko yabikoreye mu Kristo. Haleluya. Mu Kristo ngo yaragenda yageze mu gisayo, ngo yagenda kumva Imana agenda, yagenda yakuko uko ateye intambwe kumva ngo arimo aragenda. Haleluya. Nubwo wabugeze muri iryo sayo gahinda gasaze, ukuboko kw'Imana gufite imbaraga zo kugusayura kugukurayo, kubera ko Imana niyo mbaraga zacu, niwe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, niwe mutabazi wa, nibwo buhungiro bwawe. Nta handi tugomba guhungira. Ku bakomeye dushobora kubahungira amahoro yawe, ku bafite amafaranga dushobora kubahungira ntitubone amahoro, ariko gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi.